الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, we waturemye akaturemera n'amafunguro kandi akatwoherereza intumwa kugira ngo zize zitwigishe. Uzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazigomekaho azajya mu muriro. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa yacu, umukunzi wacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, we nawe n'abasangira ingendo be, natwe twamukurikiye ndetse n'abandi bazaza inyuma yacu kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Qala Allah ta'ala: wanadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbuka qala innakum makithun laqad ji'nakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun. Wa qala ta'ala: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. في هذه الآيات الكريمات إظهار للندامة والعذاب لأهل النار. Muri izi aya zikomeye cyane ntagatifu harimo kugaragaza agahinda n'umubabaro n'amaganya no kwicuza bikomeye kw'abantu bo mu muriro, n'uburyo ibihano byo mu muriro bizaba biri kubabaza, n'uburyo ibihano byo mu muriro bizaba bibakomereye, n'uburyo ibihano byo mu muriro batazabasha kubyihanganira. Ubwo ibihano bizaba birimbanyije by'abantu bo mu muriro bari guhanwa bikomeye cyane, bababazwa bikomeye cyane, bazatera akamu batake batakambe batakambira umurinzi w'umuriro, bamubwire bati ya maliku liyaqdi alayna rabbuka. Maliki ni umurinzi w'umuriro, Maliki ni umumarayika ushinzwe kurinda umuriro wa Jahannama. Bamubwire ati yewe Maliki, dusabire Imana iduhe gupfa, dusabire Imana urupfu. Ibihano birakomeye, ibihano biraturembeje, ibihano biradukomereye, dusabire Imana dupfe. Liyumitana rabbuka, tubwire Imana yawe iduhe urupfu, iduhe gupfa dupfe, tuve muri ibi bihano. Ikibabaje, azamara imyaka 1000 atarabasubiza, acecetse yarabihoreye atarabasubiza. Bazamara imyaka 1000 bategereje igisubizo bagomba guhabwa. Ibaze nawe kuba uri mu bihano by'umuriro utazima, inzara, inyota, warangiza ugategereza imyaka 1000 utazi yewe n'icyo uri buze gusubizwa. Ni ibihano bikomeye byiyongera ku bindi bihano. Nyuma y'imyaka 1000 azaza abasubize
Maliki nyuma y'imyaka 1000 azabazanira igisubizo azabakuye kwa Allah. Azabazanira igisubizo ababwira ati innakum makithun. Azababwira ati ntago muzavamo. Nyuma y'imyaka 1000 azababwira ati ntago muzavamo. Muzaba mu muriro iteka ryose, ntago muzavamo. La khuruja lakum minan nari antum makithun. Ntago muzigera musohoka mu muriro, muzabamo iteka ryose, ntago muzavamo. Abakurire inzira ku murima, ababwire ko batazigera basohoka muri ibyo bihano. Yewe nta nubwo bazigera boroherezwa ibihano. Iki gisubizo abantu b'umuriro nibacyumva bazagira agahinda gakomeye. Agahinda kazongera kabice noneho birushijeho. Ibihano bizabarya birushijeho, kubera ko noneho hazaba harimo no kwiheba gukomeye cyane, kubera ko bazaba bumvishe ko Imana itazigera ibadohorera ngo ibakure muri ibyo bihano, cyangwa se ibazanire urupfu rubatware irangirira aho ngaho. Marayika narangiza ababwira ati twabazaniye ukuri ariko murakwanga. Twabazaniye ukuri laqad ji'nakum bil haqqi. Twabazaniye ukuri walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Ariko abenshi muri mwe ntabwo mukunda ukuri, mwanga ukuri. Indi aya ni aya iboneka muri suratu Araf, nayo igaragaza umubabaro ukomeye ndetse n'ibihano bikomeye abantu bo mu muriro bazaba barimo, n'akaga gakomeye. Ubwo bazumva nabwo ibihano bikomeye cyane bibarembeje, bazatakira Imana bayibwire bati Mana rwose dufite bene wacu bari mu ijuru, dufite inshuti ziri mu ijuru, dufite abana bari mu ijuru, dufite ababyeyi bari mu ijuru, dufite abaturanyi bari mu ijuru, dufite abavandimwe bari mu ijuru. Ubwo umuntu azaba atangiye kwibuka ngo mushiki wanjye ari mu ijuru, atangiye kwibuka ngo musaza wanjye ari mu ijuru, atangiye kwibuka ati inshuti yanjye kanaka ari mu ijuru. Batakira Imana ati Imana dufite imiryango iri mu ijuru, tubabarire tubavugishe, tubabarire tubavugishe. Ariko ntibamenye ko isano izarangirira hano ku isi. Indi sano izaba isigaye ni isano y'ibikorwa. Umuntu muzagirana isano bitewe n'ibikorwa yakoze. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Umunsi w'imperuka nugera, marayika amaze guhuha mu mpanda, ntacyo icyene wabo kizaba kikivuze, nta kisano y'amaraso izaba ikivuze, ntacyo kuba umuntu yari papa wawe bizaba bikivuze, ntacyo kuba umuntu ari umwana wawe bizaba bikivuze, ntago kuba umugore wawe mwarabyaranye imbyaro 10 ntacyo bizaba bikivuze. Ibintu by'amasano bizarangirana n'ubuzima bwa hano kuri ino si. Ariko ubusabe Imana izabubaha, ibemerere kubavugisha abo bene wabo bari mu ijuru. Hanyuma ngo abantu bo mu muriro nibabona abantu bo mu ijuru bazabamenya, amenye ati uyu ni kanaka inshuti yanjye, amenye ati uyu ni kanaka umwana wanjye, amenye ati uyu ni kanaka umugore wanjye, amenye ati uyu ni kanaka mushiki wanjye,
cyangwa se uyu ni kanaka musaza wanjye. Ariko abantu bo mu ijuru nibareba abantu bo mu muriro ntabwo bazigera babamenya, kubera ko bazaba barahindutse bikomeye cyane. Uburanga bwabo buzaba busa nabi, uburanga bwabo buzaba bwarahindutse umukara tsiriri kubera umuriro. Uburanga buzaba bwarakonkobotse ari amagufwa gusa. Nibababona ntabwo bazabamenya, kandi mu kuri bazaba banatewe n'ubwoba. Hanyuma abantu bo mu muriro babwira abantu bo mu ijuru bati, inzara imeze nabi mu muriro, inyota imeze nabi mu muriro, ibihano imeze nabi mu muriro, ubushyuhe bumeze nabi mu muriro. Nimuduhe ku mazi yo mu ijuru, muduhe no ku biryo byo mu ijuru. Hanyuma abantu bo mu ijuru basubize bati, ibiryo byo mu ijuru birahari nta nubwo bishira, ndetse n'amazi yo mu ijuru arahari ntabwo ashira. Ariko Imana yagize ikizira ku bantu b'umuriro, kandi ni ikizira ku bahakanyi. Ni ikizira ku bahakanyi ba bandi bafashe idini yabo bakayigira agatobero, ba bandi bafashe idini yabo bakayigira umukino. Ni ikizira ku bahakanyi ba bandi barangajwe n'isi, ba bandi bashutswe n'ubuzima bwa hano kuri iyi si. Ati, uyu munsi twabibagiwe nk'uko nabo bari baribagiwe uyu munsi, kandi uyu munsi twabibagiwe kubera ko nabo bibagiwe ukuri ndetse n'ibimenyetso byacu twabahaye. Bavandimwe mu Isilamu, dutinye umuriro, dutinye ibihano bya Allah, kubera ko imibiri yacu ntabwo izihanganira ibihano by'umuriro utazima. Imana iturinde kandi itugirire neza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.